kuri YouTube barangiza bagafungura video bakabona ntigaragara neza. Dore ikintu ukwiye gukora, ukigera kuri YouTube rero video ugiye kureba, reka nze mbibereke. Niba ugiye gufungura video ugiye kuyireba ugasanga ntigaragara neza, ikintu uhita ukora ni ikihe? Reka nze mbibereke. Ni ukuvuga ngo ushobora gufungura video ureba ko iyi video itari kugaragara neza. Niba video ufunguye ukabona ntigaragara neza, ita kuri iki ngiki, urabibona uburyo igaragara, si kubona? Uza hano handitse, uza hano hejuru, uza ahangaha kuri ako kantu ka setting ukahakanda, ubona ijambo liquidity. Dore ngiri ahangaha ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda rero uza hano hasi, uraza ugakanda ahangaha, tuhakande device, hanyuma ugahitamo umubare uri hejuru. Rero ko umubare uri hejuru ari 720 nkaho ukandaho. Iyo ukanzeho rero mfunguye video, reka nze turebe uburyo video iraza isa neza. Kanze turebe. Ariko ibi ngibi bikora iyo account yawe yiri verified ndetse na number warakoresha. Urareba ko video, urareba noneho ko video ije isa neza. Rero ni ibyo ngibyo, iyo ubona video isa nk'itagaragara neza ni ibyo ukora. Iyi ni video yigisha abantu P2P, uburyo ugura USDT cyangwa se ukazigurisha kuri Binance. Ndaza kumwohereza amanyarwanda mu madolari, agiye kinini biri gutanga. Ntaze buy, ndategereje ko ngiye kugura, ndakoresha mobile money. Kanandikemo amafaranga nshaka. Ushaka gukoresha amadolari ahangaha